Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. Ni bumwe mu nyandiko z'ukuri zivuga ibya Yesu w'i Nazareti, ubuzima bwe, urupfu rwe ndetse no kuzuka kwe. Iki gitabo ubwacyo nta zina kigira, ariko urwaranda rwizewe rwa mbere rwerekana ko Matayo, umukoresha w'ikoro, wari umwe mu ntumwa 12 Yesu yatoranyije, kandi unagaragara mu gitabo ubwacyo ko ari we wacyanditse. Hafi imyaka 30 kugera kuri 40, intumwa zabwirizaga kandi zigatanga ubuhamya bw'ibya Yesu babonye mu magambo hamwe n'ibyo yabigishiye bose bari bakibuka. Nuko Matayo yegeranya anashyira ku murongo ibi byose muri ubu buryo buboneye rwose, kandi anategura iki gitabo cye agamije kugaragaza zimwe mu nsanganyamatsiko zerekeye Yesu. Muri iyi video tugiye gusobanura icya kabiri kibanza cy'iki gitabo. By'umwihariko, Matayo yashakaga kwerekana uburyo Yesu akomereza isohozwa ry'inkuru yose ivuga ku Mana na Isiraheli nk'uko iri mu byanditswe. Ko Yesu ari we Mesiya wo mu rubyaro rwa Dawidi, ko ari umwigisha mushya wigishanya ubutware nka Mose. Kandi si n'ibyo gusa, Yesu ni Imana iri kumwe natwe, cyangwa mu Giheburayo Imanuweli. Matayo yanditse iki gitabo agiha intangiriro n'umusozo, kandi ibyo bice bikaba bibanziriza bikanaherukira ibindi bice bitanu birimo hagati, buri kimwe kigasozwa n'inyigisho ndende za Yesu. Ubu buryo bw'imyandikire bwaragambiriwe rwose kandi buratangaje. Byitegereze urebe uko byubakitse. Igice cya mbere kugeza ku cya gatatu bishyiraho intangiriro kubwo kwegeranya inkuru ya Yesu n'inkuru z'ibyanditswe by'isezerano rya kera. Matayo atangirana n'ibisekuruza bya Yesu, yerekana neza uburyo akomoka mu rubyaro rw'uwasizwe, akaba ari mwene Dawidi. Ni n'umuhungu wa Aburahamu. Ibyo bivuze ko azahesha amahanga yose umugisha uva ku Mana. Nyuma y'ibyo tubona inkuru kimomo y'ivuka rya Yesu, ndetse n'uburyo ibyakurikiyeho byose byasohoje amasezerano y'ubuhanuzi yo mu isezerano rya kera, ko amahanga azaza akaramya Mesiya, ko Mesiya yari kuzavukira i Betelehemu. Ariko ikirenze ibyo, uburyo Yesu yasamwe ku bwa Mwuka Wera kandi ko azitwa Emanuweli. Ibi byose bihuriza hamwe kwerekana ko Yesu atari umuntu buntu, ni Imana iri kumwe natwe, Imana yahindutse umuntu. Nuko rero izo nizo nsanganyamatsiko ebyiri z'ingenzi za Matayo zirimo aha mu ntangiriro: ni mwene Dawidi, ni Emanuweli. Ariko Matayo yashakaga no kwerekana uburyo Yesu ari Mose mushya. Kimwe na Mose, Yesu yazamutse ava muri Egiputa, anyura mu mazi abatizwa, maze yinjira mu butayu yamazemo iminsi 40. Hanyuma Yesu azamuka umusozi kuyigisha icyigisho cye gishya. Muri ibi byose, Matayo anahamya ko Yesu ari we wari warasezeranijwe ko azaza aruta Mose, agakura Isiraheli mu bubata, akabaha icyigisho gishya kivuye ku Mana, abakiza ibyaha byabo, anasoza isezerano rishya ry'imikoranire y'Imana n'abantu bayo. Uku gusanisha Mose na Yesu nabyo bisobanura impamvu Matayo yagennye imiterere yacyo n'ibiri hagati muri cyo nk'uko yabikoze. Ibi bice bitanu by'ingenzi bigaragaza neza Yesu nk'umwigisha, uko niko Matayo yabisanishije. Yesu nk'umwigisha asanishwa n'ibitabo bitanu bya Mose. Yesu ni umwigisha mushya kandi w'ubutware wasezeranijwe ko azasohoza inkuru ivugwa mu mategeko. Maze rero igice cya mbere guhera ku gice cya 4 kugeza ku cya 7, Yesu arigaragaza agatangaza ko ubwami bw'Imana bwaje, kandi ibi mu by'ukuri ni ingenzi. Ubwami bw'Imana mu by'ukuri ni gahunda yo gutabara abari mu isi yose, ndetse ngo buze binyuze mu Mwami Yesu. Yesu yaje kurwanya ikibi, by'umwihariko ikibi mu buryo bw'umwuka, nicyo cyokoje abantu, akaga kazanwa n'abadayimoni ndetse n'indwara n'urupfu. Yesu yazanywe no kugarura itegeko ry'Imana ndetse n'ubwami bwayo mu isi yose kubwo kurema umuryango mushya w'abantu bazamukurikira, bumvira inyigisho ze kandi bakabaho bamuyoboka. Nyuma y'uko Yesu atangiye gukiza abantu no gutanga izitsinda ry'abakoranaga nawe, umuryango w'abamwemera yaje kujana abigishwa be ku musozi cyangwa mu mucyamo wawo, maze abigishiriza icyigisho cye kirambuye cya mbere gikunze kwitwa ikibwirizwa cyo ku musozi. Yesu avuga icyo kumukurikira ari cyo no kuba mu bwami bw'Imana, kandi n'ubwami bw'ubutisa butasanga harabavuga ari kijyana. Abakene, aboroheje hanyuma y'abandi, abakungu, abanyedini, buri wese ni umutumirwa kandi anahamagariwe guhindukira, kwihana, gukurikira Yesu no kuza kuba mu muryango we. Yesu avuga ko atazanywe no gukuraho amategeko cyangwa isezerano rya kera, ahubwo ko yazanywe no gusohoza ibyo, atanze ubugingo bwe ndetse n'ibyo yigisha. Yazanywe no guhindura imitima y'ubwoko bwe kugira ngo bushobore gukunda Imana rwose no gukunda bagenzi babo ndetse n'abanzi babo. Nyuma yo gusozwa icyigishwa cye gikomeye ku bwami bw'Imana, igice gikurikira cyerekana Yesu ashyira ubwami bw'Imana ku mugaragaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Aha Matayo yagereranyije inkuru 9 aho Yesu agaragaza imbaraga z'ubwami bw'Imana zikorera mu buzima bw'abantu bababaye kandi bananiwe. Hari amatsinda 3 y'inkuru, kandi zose zivugwamo abantu barwaye cyangwa ibisenzegeri cyangwa bari mu kaga, maze Yesu akababarira cyangwa akabakiza kubw'ibikorwa bye by'ubuntu n'imbaraga. Maze rero hagati y'izo nyabutatu tuhabona inkuru ebyiri zibangikanyijwe zivuga umuhamagaro wa Yesu abantu bagomba kumvira bakamukurikira.
hari icyo Matayo ari kwerekana. Umuntu ashobora kubona imbaraga z'ubuntu bwa Yesu ari uko amukurikiye kandi agahinduka umwigishwa we. Nyuma y'imbaraga z'ubwami bw'Imana zikorera muri Yesu, Matayo yerekana Yesu yagura imikorere ye kubwo kohereza abigishwa be 12 kujya gukora ibyo yakoraga. Ibi rero nivyo bitugeza ku gice kinini cya kabiri cy'ikigisho, umutwe wa 10. Aha Yesu yigisha abigishwa uburyo bakwamamaza ubwami n'ivyo bakwitega igihe babikoze. Benshi mu Bisiraheli bemera Yesu ndetse n'ubwami bwe, ariko abayobozi babo ntibabikozwa. Birinda guhomba byinshi baramutse bihanye no guhinduka abigishwa ba Yesu, kandi Yesu azi neza ko bazanga ivye ndetse bakanatoteza abamukurikira, ari nako koko byaje kuba. Mu gice gikurikiyeho, umutwe wo guhera kuri 11 kugeza kwa 13, Matayo yegeranyije inkuru zivuga uburyo abantu bakurikiye Yesu n'ubutumwa bwe n'uruvange. Inkuru zimwe zivuga ibimubereye, abantu beretse Yesu urukundo kandi batekereza ko ari we Mesiya. Abantu barushaho kwifata nka Yohana Mubatiza ndetse nabo umuryango bwite wa Yesu, kandi banagaragaje ko Yesu atari uwo bari biteze. Maze noneho n'abayobozi ba Isiraheli bose ntawamwishimiye, wongereho abafarisayo n'abahanga mu byanditswe, bose uko bangana bangiye Yesu icyarimwe. Batekereje ko yigisha ibinyoma, ko ari kuyobya abantu, ko yegereranya n'Imana mu byo yihamya ubwe byose yishira hejuru cyane. Nyamara Yesu ntabwo yatunguwe n'inyuranyo bamweretse. Mu by'ukuri abyibandaho mu gice cy'urwunge rw'ikigishwa cya 3, umutwe wa 13. Muri iki gice hano Matayo yashize hamwe imigani ya Yesu yavuze ku bwami, ku mubibyi w'imbuto ku bwoko bune bw'ubutaka, cyangwa akabuto ka sinapi, uw'imarigarita, cyangwa ubutunzi bwishwe mu butaka. Iyi migani imeze nk'inyunganizi mu nkuru maze gusoma mu bice bya 11 na 12. Abantu bamwe na bamwe bakiranye Yesu urugwiro, abandi bakamuha akato. Nyamara ubwami bw'Imana n'ubw'agaciro gahebuje kandi ntibuzareka kwaguka nubwo hari izi mbogamizi zose. Ubwo rero ibyo nibyo bigize icya kabiri cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo. Maze rero dore ibindi bintu bike washakisha mu gihe usoma muri iyi mitwe y'igitabo. Wibuke ko Matayo ari kwerekana Yesu nk'uje gukomeza no gusohoza ibisezerano rya kera ryasezeranyaga. Rero reba uko arobekamo imirongo avana mu byanditswe bisezerano rya kera, kandi ibyo uzabona nuko bishyirwa ahantu hakwiye mu nkuru bisobanura kurushaho ibyerekeye Yesu wari we. Bityo hagarara ufata umwanya ugenda ushakisha iyo mirongo, uyisome mu mujyo w'isezerano rya kera, kandi akenshi uzasanga bishimishije binahuza mu buryo butangaje. Dusoza, reba neza ikiciro cy'abantu bemera Yesu kandi bakanamukurikira, kandi urasanga akenshi ari abantu basa n'abaciriritse, batazwi cyangwa atari abanyedini. Aba n'abantu bahinduriwe n'ukwemera kwabo cyangwa kwizera Yesu ndetse bakanamukurikira, n'abanyedini nabibone bakaba ari bagushwa n'ibye. None se ubushyamirane hagati ya Yesu n'abayobozi ba Isiraheli buraza kugaragara bute? Ibyo nibyo bivugwa mu cya kabiri cya nyuma cya Matayo.